ibisigaye rero reka duhe umwanya gusa umubyeyi wacu atugezeho ikimuri ku mutima, ibindi tuzakomeza gusenga Imana izadukoresha ibirenze ibindi. Imana ibamugisha. Haleluya. Yesu ashimwe. Ikindi ku mutima n'ibyishimo no gushima Imana cyane. Mwarimo muvuga ngewe ndimo ndira musenyera iki, ariko naragizwaga n'ibyishimo. Yesu ashimwe. Burya amazi arashyuha, ariko amaherezo agaruka iwabo. Rero ndashima Imana ko ndi iwacu, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Ntabwo iyo kuvuga ibindi biri ku murongo neza cyangwa byanditse neza, rero ndashaka kuvuga ibivuye ku mutima wanjye. Ibivuye ku mutima wanjye ni uko nshima Imana ko ihamagara umuntu atarazi yuko yanahamagawe, kandi byose ikabishyira mu murongo ikabitunganya. Rero ndagira ngo mbashimire Imana, nawe mwishimire ko yampamagaye ntabizi, kandi umuhamagaro ukawutunganya, mwigomera amashyi rwose. Byose bihera mu bwana, byose bihera mu bwana, byose bihera hariya hasi. Uburyo umuntu yarabonye ifumbire, igiti gifumbiwe cyera neza kigakura neza. Ndashima Imana rero ko yatumye uza aha ngaha kuri ubu butaka. Ndi umwana muto cyane, iyo rero ni imigisha myinshi twabonye. Kuba aha ngaha niyo mpamvu ngiye mbanza gushimira abandeze bose hano niga muri primaire aha ngaha. Ndibuka nyine uko bavuze mwari muri Rurangwa, ndamwibuka cyane uburyo yagiye twigisha kuririmba, kandi n'abandi mwese ndababona abarimu baciye hano, mwarakoze kutwigisha, mwatwigishije neza. Haleluya. Ndashima Imana nanone, naza mbitekereza ndimo nandika igitabo kandi kizasohoka vuba aha ngaha. Ibi byose ndimo mvuga birimo. Ndashima cyane pasiteri wanga wa kera watureze witwa Rwamurinda Roni, yakoze umurimo utangaje, kubera ko nibuka turi hariya mu rusengero, yajyaga imbere yacu n'umugore we, barangiza bagashima Imana, bagatanga ubuhamya, bakatwigisha gukizwa icyo ari cyo. Aha hantu rero imbuto nahakuye irakomeye. Iya mbere nahakuye imbuto y'ubwenge. Aba barimu banyigisha ko kwiga bifite akamaro pe. Aha nari bihakuye kandi abavuga ngiye nziga. Icya kabiri nahakuye gukizwa, nabavuga nzakizwa. Haleluya. Rero byarafashije. Aha hantu twabaye turi benshi, hano Nyamagana, ubukungu twakuye burakomeye cyane, kandi twahawe turi abapasiteri benshi. Murabizi abapasiteri benshi, niyo mpamvu ubwo burere twabonye byatumye iyi paruwasi yarabibiswe babiri. Butare iki kuba Shyogwe, Butare cyangwa ku Kigeme, twese tukaba mbere. Uwo ni umurage ukomeye aha ngaha. Bantu b'Inyamagana ndabasabye uwo murage kuba aba mbere uwombeho. Haleluya. Uwombeho n'abana banyu, kuba aba mbere umurimo unoze. Ntanawuguye gukora umurimo unoze, kandi tukaba mbere. Duka turabarimu aha ngaha, turabarimu bari benshi, barimo Karamagi, barimo Tadeyo, barimo n'abandi. Dukora ndabyibuka tujya Butare ku bitaro,
n'abanyabutare. Musenyeri narahaguruka aravuga ngo abantu b'inyamagana mwarushije abanyabutare, mwarushije abanyehanika, mwarushije abanyakigeri. Haleluya. Icyo ni ukugira ngo mbibutse amateka, kuko iyo umuntu yibagiwe aho aturuka burya ntabwo ashobora kumenya aho ajya. Ubwo rero ndimo ndababwira nka wa muntu wavukiye aha ngaha, ubabwira ngo Nyamagana mumenye icyo mwambaye, kuko hari igihe umuntu yambara ikirezi ntamenye ko cyera. Muri paruwasi ikomeye kuko mufite umurage ukomeye mu mizi yayo. Ibyo ntimuzabyibagirwe, kandi abana bacu bagomba kubimenya. Mwababyeyi mufite abana mu marere muba ngo hano Nyamagana twebwe turera abakomeye. Haleluya. Hano Nyamagana turera abantu bazazamuka bakavamo abadogiteri. Tumaze kuba abadogiteri benshi. Njyewe narabibaje metode yabaye dogiteri. Ubu murabizi ko yabaye dogiteri. Ubu pasiteri witwa Fernande yavugiye hano, ubu dogitora yiri hano gutya gato. Icyo ni ikintu cyitwa ubwenge. Abana yabanyumvishaga, abakiri bato muranyumva cyane, bariya bakomeje. Abana bari hejuru ndababona. Aha ngaha tugomba kugira abana bakiga cyane, kuko nibiga neza bazavamo abantu bakomeye, n'itorero zizavamo abantu bakomeye. Imana izabashoboze rero. Reka namubwire njya kwaha aca ikigori. Hano Nyamagana hari imbuto ikomeye, imbuto yo gukira. Niyo mpamvu abwira ngo mukire neza. Hariya mu Ruhango ndababwiye nigisha aha ngaha, twari abambere muri Ruhango wa Protestant, twari abambere mu gukira. Ndimo ndabona abantu b'abacuruzi, Murekezi arahari Murekezi, yeguriye yicarije. Abacuruzi twabaga turi kumwe aha ngaha Nyamagana uko banganaga, guhera abitwa Bakabicana, abitwa Bagasore, abitwa n'abandi. Ndababara cyane iyo nciye hano mu Ruhango nkabona nta bacuruzi bacu dufite. Ndababara cyane kuko abana bacu bagomba kugira. Ubwo rero babanye amasengesho, umurage bw'ishoko yabahaye ni ugukora umurimo unoze, ugakizwa neza, kandi tugakira neza. Ndagira ngo mbabwire ngo aho tugeze tugomba kuyigarurira Ruhango yacu, tuyigarure mu izina. Bari abakiri batoya mu myumve, tugomba gukora kuko Imana duhaye imigisha. Iyo migisha iri aha ngaha muyihakure, ugende umucuruzi Imana ibaha amafaranga menshi. Nuba mugiye kuba umuntu ufite moto ugiye kuyikoresha mu myaka 5 uguze imodoka, nibyo twifuza. Rero murabaza ngo Musenyeri biravuga n'ibiki? None se bitwarose urusengero hano tukarota etaje ntimuyibona? Murayibona cyane muyibona. Ihotera abana banyu. Ndabasabye twongere tugaruke ku isoko ya hano Nyamagana ni ubwenge. Isoko ya hano Nyamagana ni umurimo unoze. Isoko ya hano Nyamagana ni ugukizwa neza. Uwo ni umurage twakuye aha ngaha. Isoko ya hano Nyamagana ni ugukira neza. Ndimo ndabona abantu babaye hano Nyamagana n'abagiye hanze bose, iyo migisha baritwaye. Ndagira ngo mubimenye umunsi wa none. Nitugaruka abana bacu muri imyaka 10
usange baragize ameze neza. Niba ndashaka kuvuga byinshi cyane mwabivuze byose twabivuze. Icyo navuga ni ugushima Imana, kandi nkongera nkibutsa ko kubaka inzu y'Imana ntabwo birangira. Dawidi yashatse ibikoresho bihagije kugira ngo Yerusalemu yubakwe. Salomo yarayubatse, ariko Salomo yarakomeje ashaka ibikoresho, ashaka ibishashagirana. Rero ntabwo irashashagirana. Ndabasabye mukomeze, haleluya, mukomeze kugira ngo paruwasi Stefano Wera ya Nyamagana, sinzongera kuvuga paruwasi ugeze muri paruwasi ya Nyamagana, oya, yewe va muri paruwasi Stefano Wera n'akazi kanyu uzongera kuvuga ya Nyamagana. Izina rifite icyo rivuga. Stefano Wera yari umurokore ukomeye. Stefano Wera yanze gutatira igihango yagiranye n'Imana ye. Stefano Wera yaravuze ngo kugira ngo ntatire igihango ndemera gupfa. Stefano Wera yari umukristo w'umudiyakoni. Sinzi ko umudiyakoni icyo ari cyo. Yaratangaga, agatanga gutanga bihesha umugisha bari mu ijuru. Rero haleluya, inama nawe mugakomeza muri murongo, mugakora umurimo unoze, mugakizwa neza kandi mugagira neza. Mwarakoze kumbera abavandimwe, mwarakoze kubisengera, mwarakoze kubishyigikira muri iyi myaka 27 ishize. Ndagira ngo musabe rero mushyigikire uriya twatoye, nimukunde kuko mwakoze, nimugirire neza kuko mwagiriye neza, nimusengere kuko mwasengeye, kuko ni Imana yatoye. Haleluya, mwakoze cyane. Nyakubahwa Shikoni, barakoze kumbera inshuti, barakoze cyane. Impano mumpaye ndayishimye cyane, kuko nta kindi ubu ndakwifuriza ni ukugira amata ahagije. Murakoze, biha amashyi, murakoze cyane. Mwakoze kutwakira bakristo ba paruwasi Stefano Wera Nyamagana. Icyubahiro ni cy'Imana. Muhaguruke rero dusenge Imana, muhaguruke mwese dusenge. Bisigaye bene data, mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubuzima bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Amahoro Imana itanga aruta umuntu wese yakwibwira, arinde imibiri yanyu, arinde imitima yanyu, arinde ubwenge bwanyu, kugira ngo mu buzima bwanyu mukomeze kumenya Imana Data wa twese, kandi mumenye Yesu Kristo umucunguzi wacu, kandi mugishiva ku Mana Data wa twese, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Iyo migisha ibe kuri mwe n'abantu bose, iyo migisha ibe kuri paruwasi Stefano Wera ya Nyamagana, iyo migisha ibe ku itorero ry'Imana, iyo migisha ibe ku gihugu cyacu cy'u Rwanda kuva none kugeza iteka ryose. Amen.